ndashimira buri mu buyobozi wese uri hano w'itorero wasize gahunda ziwe cyangwa wasubitse gahunda ziwe akaza kubana natwe n'abantu biwe. Imana ibamugisha. Ndashimira kwa data bukwe, ni abantu beza cyane bambaniye neza mu gihe twabanye. Imana ibamugisha. Ndashimira n'ababyeyi banjye. Ndashimira n'ababyeyi banjye. Ntabwo biba byoroshye ariko Imana iha umugisha mama kuko yanyitayeho muri ibi bihe. Imana imuha umugisha. Ntabwo nshaka gutudukora ko ntabwo nshaka kurira kubera ko nakomeye. Burezi rero mu gihe twamaranye nawe ndamushimira nubwo adahari kuko nta kirenze kumushimira nakora. Yambaniye neza. Imana yari yarangiriye neza. Yari yarambuje n'umuntu mwiza. Burezi yari umuntu mwiza. Burezi yambaniye neza. Burezi yarankundaga. Burezi yanyitagaho. Burezi yari umugabo mwiza. Ntabwo navuga ibintu byinshi. Imana imuhe ukuri idashira. Tuzongera duhure. Arasifiwe. Nishimiye kuba hano kuri uyu munsi wa Bureze. Umugore wanjye bakurikiranaga kuriya mureba Bureze aseka kuva umunsi nkora n'abadamu ni kuriya namubonye aseka. Muri 2022 nagiye kubasura mu Rwanda, twabonanye igihe gitoya. Muzehe data bukwe amubwira ngo ashake, arambwira ngo ngende mubwire ashake. Buriya ababyeyi bajya bareba kure cyane. Iyo bakubwiye ijambo akarisubiramo kabiri gatatu biba rimeze nk'ubuhanuzi. Yari amaze iminsi amubwira ngo ashake. Ngiye kubasura muri 2022 arantuma ngo ngende mubwire ashake. Bureze arambwira ngo bof, byamaze iminsi ambwira ngo ashake, mfite umugeni. Icyo gihe bari kumwe na Betty, ariko mba numva hari abatayari yo gushaka. Ndamubaza se Bureze niki ubura? Icyo gihe yari afite akazi arimo ararangiza no kwiga ishuri, ariko arambwira ngo kuba data akomeje kwimpatiza gutya nzabikora. Igihe kitarenze amezi 3 Bureze arampamagara arambwira ngo bofu, wa munsi data yanyifurizaga bya birori yashakaga ko nkora ngibi, anyuze invitation arambwira ngo nzakorera ubukwe bwe. Ndashima Imana kuba
ubukwe bwe narabukoreye uko nshoboye. Amen. Ikindi nshima Imana, ndashima Imana kandi n'ubukwe bwiwe mbubayeho ubwo ntabashije nanjye kujya mu Rwanda, ariko uyu munsi ndashima Imana kuba mbaye mu birori bya Bureze bya gatatu bimwe bajya bavuga. Muri amezi atatu niyo mvugaho ndagiza, ntabwo ntwara umwanya muremure. Yakiriye ari mu byutse niko nabyita, yabaga iwanjye. Hari igihe mfite akana gatoya, buriya iyo umuntu ari mu minsi ya nyuma, nuko nyine tutagira sense yo gusesinga ibiri kuba, ariko muri amezi atatu ya nyuma yakoze imirimo itangaje. Ngira akana gatoya kaba ku ishuri, niwe wajyaga kugacura, akaza akikoreye ku mugongo, agaragaza sense z'imbuto ari kwera mu minsi ya nyuma, ariko ntitwabimenye. Rero ndihanganisha Betty n'umuryango wa data w'ubukwe kuba bari bamutezemo byinshi, ariko Bureze turahari mu cyimbo cye nk'abakwe bamuzehe, tuzakora uko bishoboye kose. Hari igihe tuvuga ariko gukora bikananirana, ariko kubera ko Imana ishobozwa idushoboza ko tuzashobora ko tuzahangana nabo. Yari inkingi y'umuryango w'abantu mwe wa data w'ubukwe, ariko Imana sinzi uko navuga nk'utizeye. Imana izisarura imbuto yeze, ariko yasaruriye Bureze mu gihe twe twabonaga atari ngombwa, ariko kubera ko ari Imana igira kwayo irabikora. Rero nihanganisha umuryango wose, kandi twizeye ko aho ari tuzamusanga. Murakoze. ngira ngo sabe kwa Rugorora bari hano dusubire hariya, no kubibutsa ko nyuma y'aya materaniro dufite aho twateguje gufata agafanta, muze tugasangire. Murakoze. Barakoze kabisa, ntabwo batwaye umwanya munini kandi byari ngombwa ko bavuga, siko kuri se bageze neza. N'umukuru wacu Frank nawe twamwishimiye, nari nzi ko ndi bumwakire umwanya wo kumuha ijambo, ariko mu gihe ahise profita akabirangirizamo, turamwishimiye. Avuye kure kuba aje muri iki gikorwa, Imana imuje kugirira neza. Hanyuma hari ikintu natekereje cyiza bakoze, ntabwo basubiyemo amagambo cyane. Twari twarabiciye mu bare kuvuga bityo, abasengenge twari twarabiciye kubera ko abantu bazaga nk'abo twabanaga na Nairobi, ugasanga umuntu ahagurutse kuvuga, umwana mutoya agashimira abantu, uwo hagati agashimira, ukurikiye agashimira, iso agashima, nyina agashima, bose ku muntu umwe gusa. Pasiteri yarakoze, umwe ahagurutse akabivuga, biba bimaze. Abandi bakavuga amagambo atari ngombwa. Nabonye aho umupasiteri umwe ahaguruka gutanga ashimira umwana ku kiro cy'umwana wavutse, avuga ngo yakundaga abantu, ngo agakunda na za haleluya, ataramenya ubwenge. Bituma tubihagarika ibyo byose kuko twasanze no gukunda kuvuga ariko kandi kudafite ishingiro. Ntabwo mbeshe ndi kumwe na pasiteri, twari turi kumwe na Nairobi, we yakundaga umuntu utaramenya ubwenge. Reka dukomeze. Barakoze kuko bafashe umwanya neza. Reka twakire abega bo ba nyirarume wa Bureze, tubaha umwanya nabo baze. Ni umuntu umwe uvuga, ntabwo ari babiri. Ni umuntu umwe uvuga mu bega, aze nawe avuge nka ba nyirarume, kugira ngo tuze kubafatisha za gahunda. Murakoze kandi kwituze mufite, mutwihangane akanya gatoya turaje dusoza. Reka abavandimwe bari hano bahaguruke batambuke imbere, natwe ntabwo turi gutinda, haravuga umuntu umwe.
narengize nuko umuhungu wanje ariwe uvuga koko turi hano twese twaje gutanga mpore duhagaze hano mu izina ry'umuryango w'Abega. Mama wa Blaise turi hano uretse mukecuru inyuma, mukecuru niwe muramukazi wiwe ariko twebwe yari mushenge nako ndi mushenge sorry. Blaise rero abenshi hano ni mubyara wacu mukuri kuko twumvise amakuru imitima yacu yarababaye. Famille y'Abasegege ni umuryango dukundana cyane, ngira ngo na papa wa Blaise ubushize kugira yarabivuze avuga imibanire ye n'umuryango w'Abega. Mushenge yakomeje kubisubiramo. Rero abana abavandimwe ba Blaise na Blaise n'abana nje mperuka bakiri bato cyane mu buryo tari guhita amenya barimo, ariko mukuri imitima yacu yarababaye cyane. Turi hano rero duhumuriza umuryango w'Abasegege, turi hano duhumuriza umuryango w'Abagorora, ariko cyane cyane mubyara wacu Betty ukomere wihangana. Sinzi wenda buriya hari igihe nyine abantu birinda kurira, ariko burya kurira ni uburyo bwo gusohora agahinda kaba kari mu muntu, psychologically burya nico bivuze. Rero kubuza umuntu kurira biza bituma ka gahinda kose kadasohoka, ariko ndatekereza ko ubwo byamuvuyemo nawe akavuga ko yakomeye. Turi hano twese kugira ngo tukwihanganishe, nubwo tuvuga umuryango w'Abasegege, nubwo tuvuga umuryango w'Abagorora, iyo miryango hano muri Amerika hose irahari, ariko turi hano ku bwa Betty kugira ngo tukwihanganishe ku byago wahuye nabyo, ku bikomeye wahuye nabyo, kugira ngo Imana ikwegere igusange igukomeze. Rero tudasubiye mu magambo, twifatanyije namwe mukababaro kose kabaye, kandi mukuri Blaise ku buhamya bwe uko twabukurikiye ntabwo twabusubiramo, ndetse n'amagambo muri kiriyo cha Blaise numvisemo amagambo menshi wenda mbyumva ukundi kuntu. Hari igihe tuvuga amagambo duhumuriza umuntu ugatekereza ko wenda amagambo wamubwiye yagufashije, ariko agahinda bafite kubera ko utazi level kariho. Hari igihe uvuga amagambo y'amagambo agaca ku ruhande ntayumva. Ngira ngo abakurikiye se wa Blaise ibyo yavuze yarabivuze. Na Betty buriya dushobora kuvuga tumubwira amagambo menshi, ariko ayo magambo hari igihe yumva atari kuri level yo kugira ngo amuhumurize koko, ariko Imana yonyine ikwegere gusange igukomeze kuko ibyo wahuye nabyo ni ibikomeye nibiremereye, uretse Imana yonyine yo gufasha. Rero Blaise mubyara wacu tumwifurije iruhuko ryiza. Murakoze. Murakoze cyane. Uyu muco ni mwiza, nituwukomeza bizaba byiza ku bantu bose. Hanyuma reka dusabe Abasegege baze ari nabo ba nyuma tunasoza, bose barahaguruka baze hano. Hanyuma umusaza Masomo utabaye hano kandi yari asanzwe aba hano, hari ijambo ryiwe yohereje. Mbere yuko wenda tuza guha umuntu umwe uvuga mu Basegege, turasaba ko audio ya Muzehe Masomo baza kuyidushiriraho, hanyuma tukaza gusoza. Twavuze Abasegege n'abakwe n'abishwa bahari bose baza tugafatikanya hano hantu, hanyuma kuzumva nimba iryo jwi ryabonetse badufasha mukabidushiriramo, hanyuma tukaza gusoza twumva ijambo rya nyuma. Barimo kubitunganya, nange rino tangazo abantu bose bari hano mwaje kudutabara, hagira umuntu ugenda adaciye muri sari hariya hepfo. Hepfo twifuje ko twese muba muhari tugasangira kuko mwaje kudukomeza. Turabingize mwese, umuntu wese azagenda acyana hepfo tubona kugenda. Mu izina ry'umuryango wa Rugazura wabuze umuhungu we Blaise, nagira ngo mfate uyu mwanya wo gushimira abaturanyi bacu beza bahariya Siaro
mpereye ku itorero Betty umudamu wa Blaise asengeramo, nanone ntibagiwe umuhana wose wa Siyaro, narabikurikiranye ukuntu mwabaye hafi ya Betty. Nanone ngashimira umuryango wa Gasegege urangajwe imbere na Pasiteri Tomaso. Nagira ngo mbashimire rwose ko mwagize neza, nubwo Rugazura adashoboye kuboneka kubera kuko adafite kontakte zanyu, ariko turabashimiye rwose kuko mwabaye hafi y'uwo mwana cyangwa se y'uwo mudamu wasizwe na Blaise. Mwagize neza, Imana ibaha umugisha, kandi twarabikurikiranye, mwabikoze n'umutima w'urukundo. Urwo rukundo rwanyu rero n'umuryango wacu warabimenye ko mwatwitayeho cyane, aho tutabaye mwarahabaye. Imana ibibahera umugisha. Murakoze cyane, kandi mukomeze mwihangane, kandi nta kindi cyasimbura Blaise uretse kutwereka urwo rukundo, mugatakaza umwanya, mugatakaza ibyanyu, mugatakaza imbaraga zose kugira ngo muduhumurize. Imana ibibahera umugisha. Murakoze cyane. Ijambo rishoje kandi birumvikana. Reka dushime Imana itwemereye guhura kuri uyu munsi uko twabyifuje. Umuntu amaze kwitaba Imana hari gahunda kuko umudamu we asize ashobora kugenda, kuko mubyumvise rero ntibyakunze, kandi kudakunda ntawe byaturutseho, si imbaraga nkeya byashyizwemo, ariko nyine ababitugenera ntibyakunze. Bimaze kudakunda rero twatekereje kuko tutapfa kureka ngo birangire gutyo. Turavuga ngo umuryango ari ku ruhande rwacu, ari ku ruhande rw'abavandimwe dusangiye umuryango wa Rugorora, turegerana turavuga tuti dukwiriye gutegura uyu munsi kugira ngo tuzasoze iri jambo ahangaha, duhe n'abantu kujya mu mirimo nyine icyo gikorwa cyakozwe. Kuri ubwo rero niko kuko twabiteguye, turabibashimiye. Imana ibahera umugisha mwese ababyitabiriye. Nta kundi umuntu azararika avuga kuko gusa azakurikiye none muzatwitabe, mwabikoze, turabibashimiye rwose. Icya gatatu cyangwa icya kabiri, nabanje gushimira Imana, namwe ndabashimiye. Ndagira ngo urupfu ni rubi kuri twe abantu, kandi ruza rujyana uko rushaka. Ibyago bibaye none hano iwacu byabaye n'ahandi none, ejo byari ahandi, n'ubushize bizaba ahandi, n'iwacu bizagaruka. Ntabwo tubihamagara, ariko bizaba. Gupfa ni devoir mu Gifaransa niko babivuga, ni inshingano z'ikiremwa muntu cyose, kandi hagapfa umuntu uwo ari we wese, urugero urwo ari rwo rwose. Utekereze nko kuvuga ngo imyaka y'uyu musore yaragezemo, hari abantu barushakisha, bifuza. None nari kumvugana n'undi mugabo mwene wacu mukuru wanjye,
umwe data wacu witwa Gatutsi ni umupasitori benshi muramuzi. Ejo bundi yapfushije umugore, nari natumye uwanjye mudamu ajya kumusura, hari kabindi k'inzoga nayo namugeneye ngo mare turavugana. Arambwira ati njye adutekereze ngo ndi mu nzu njyenyine singira undi tuvugana ngo nkeretse umuntu uje kunsura. Ati kandi nza ndwara, uzi igihe natangiriye kurwara kuva tukiba mu Gatanga kugeza none rukaza. Ati kugeza n'ejo bundi muri kino cyumweru nayo navuze ngo noneho. Ati kandi hari ubwo abantu baza bavuga ngo umuntu aza bakubwira ubwoba bw'urupfu. Ati yaba cyari iki kintu umuntu atora ahantu narutoraga ntarurye. Ati namara kururya rukanjyana. Hari abarushaka ntibarubone, abatarukeneye rukabayana. Ni umutware ukora icyo ashaka. Icyo gituma yaba Imana yari idufashije ngo turwakire abana nk'aba kwitwa ngo ni umupfakazi none ni umubabaro n'agahinda, ariko se niwe wenyine. Ejo hari undi ungana nawe, n'uri inyuma ye, n'uri mukuru. Ibyo rero tubyakire. Mu magambo rero yo kurangiza, ndumva tudafite byinshi kandi ni njye jyenyine uvuze. Twongeye gushimira abantu tugira ngo tubabwire ngo uyu muco ni mwiza, ni ukuri pe, ni mwiza kubona abantu bitabira gufatana mu mugongo gutya, abantu bakaza gushyigikirana muri ubu buryo. Ni byiza, turabashimiye rero, kandi turagira ngo tubamenyeshe kuko nubwo umuvandimwe yamaze kubivuga Jacques, reka twongere tubisubiremo. Turagira ngo tubabwire kuko uyu munsi dushoje ikiriyo cya Blaise, umudamu we usigaye arahaguruka aje mu mirimo kimwe n'abandi. Nta kundi, iyo umuntu agiye usigaye ararya, niko bavuze abakuru ngo biza bicika bijya mu nda. Abantu barakomeza bagakora. Umugabo umwe yaravuze ngo biratangaje kubona umuntu ngo ava guhamba nyina ngo yamara gushyika bagacumba akarya. Ni ibisanzwe, niko bihora. Tugomba rero kubyakira, tujye mu mirimo, nta kundi. Hasigaye nk'uko bakomeje kubibabwira, turashoje ikiriyo kuri uyu munsi. Twateguye kuko dukwiriye kugira icyo dusangira, ntimuze kuducika mutabikoze kuko nimwe twabiteguye. Imana ibahe umugisha. Turashoje. Arakoze, abasubira mu myanya yabo. Hanyuma dusoza, reka dusaba umuyobozi wa kominote aze adusoreza iyi gahunda turangiza umwanya wacu. Muraho, mpagaze hano mu izina rya kominote yacu y'Abanyamurenge kugira ngo dushimire abantu. Ariko mbere yo gushimira abantu, turabanza twihanganishe Betty, wihangane. Nk'uko abambere babivuze, amajambo ntacyo yagufasha, ariko Imana yonyine niyo ishobora kuguhumuriza, kuko niyo izigena ibihe, niyo izi n'ibihe byawe biri imbere. Rero wihangane kandi ukomere, niko isi imeze, cyane cyane ku bwoko bwacu. ubu nyine turi muri periyode yo kubura abasore. Turihanganisha n'umuryango w'Abasegege Blaise avukamo, mu
mwihangane mukomere kuba uri umwana w'umusore ufite amajambere ntabwo byoroshe kuko ababyeyi bamaze kubivuga iyo batwatorera urupfu rutwara twari guhera no kuri aba basaza bari hano nubwo ubuzima bukundwa ariko twari guhera ku basaza ariko abasore bakihangana ariko kuko urupfu ruza rwitorera navuze nabi ndabizi ko buri muntu wese akunda ubuzima ariko iyo biba byashobokaga ngo dutorere urupfu twagiye duhera ku bakuze kuko nta wundi mugisha ubaho ko kubona umubyeyi ahambwa n'abana ariko ikintu kibi kibaho ni umubyeyi guhamba abana so niyo mpamvu navuze gutyo ntabwo nabivuze kuko hari abo duhararutse ariko yaba byashobokaga ngo dutore twogiye duhera kubo rero umuryango w'abasegege mwihangane turihanganisha n'umuryango wose w'abagorora mwihangane uriya Blaise nawe yari yavuze mu muryango wanyu mwihangane mukomere niko ibihe dufite turimo mwihangane cyane kandi Imana ibahumurize kandi mwarakoze kwihanganisha Betty rero reka dushimire n'amatorero yacu azabasha kudufasha kuorganiza ibi bintu kugira ngo bibe mu muco abapasiteri bose n'amatorero muyoboye turabashimiye turashimira kandi kominote yacu y'abanyamurenge mu by'ukuri giti cyanje ndi so proud y'ukuntu tuza twitabirana tukaza tugashirikirana mu jago twaba tuzi umuntu twaba tutanamuzi iyo twumvise inkuru tuza tuhaguruka tukagenda tukaja gufata wa muntu mu mugongo uwo muco rero ureke tuwusigasigane tuzowusigire n'abana bacu tuwubungabunge tuwukomeze tuzawuheze n'abana bacu uyu muco niwo uzutuma tutagira abantu baza biyahura so ushobora kutabyumva ariko mu myaka iri imbere muzagenda mwumva iyo umuntu ari wenyine ugapfusha ukaja kwihambira uzuvayo nawe uja kwiyahura ariko twebwe kubera dutabarana tuza tweyura umwijima w'urupfu ndetse n'uriya muco wo kwiyahura rero uyu muco tuzawukomeza turashimira rero abatabaye umuryango bose kominote yose ya hano muri Great Sierra mwarakoze kuva umunsi mwumvise urupfu rwa Blaise abenshi bayihutiye gutabara n'abatarahagera bazahagera sino ku bushake ni kubera imyanya ariko imirimo yose mwakoze mu izina rya kominote turabashimiye turangiza turashimira na kominote zindi dusangiye ururimi abanyarwanda barundi nubwo tuvuga ngo ni imvugo zitandukanye ariko mu buryo linguistique ni ururimi rumwe rero turabashimiye igihe cyose turabana mu bibi no mu byiza byaba mu byunamo byaba no mu byishimo turabana rero uwo muco nawo tuzawukomeza turangiza turashimira abamama cyane baza bakora ibintu bikomeye bategura ibitunga imibiri abapasiteri nabo bazategura ibitunga ubugingo cyangwa umwuka kimwe muri byo ariko abamama baza bategura ibitunga umubiri kandi aba ari ingenzi mu gihe nk'iki ngiki mu muco wacu turabashimiye ni naco bavuze ngo nidusohoka turakurikira ko umuyobozi atubwira